Hello, ndabasuhuje mwese aho muri hose, abafana banje abakunda GTAF aho muri hose, ndabasuhuje cyane mbikuye ku mutima. Ndagira ngo mbatangarize kano kanya ko hari umuntu witiriye wafunguye social media yitiriza izina ngo ni GTAF official. Uwo ngo ni icyorezo ni n'umutubuzi. Uwo muntu arimo kugenda ashaka kugira ngo agirwa aroga abantu, nimumwemere ibyo bintu nimubibona ahubwo mubirwanye cyane koko uwo ngo arashaka kugira ngo aze kwirwa ajya kwica izina ry'umuntu. GTAF ni ngewe nitwa GTAF ni GTAF gusa nabyo kuvuga ngo hagiye ubundi buntu buriho wazize ngo GTAF official no kugira ngo tubura abantu. Uwo muntu mumubona mumuvugiriza induru ni igisambo. No kuvuga ngo rero vuba aha ngaha icyo nabatangariza cyo mfite tugenda ngiye ntabwo ni nafungura imbuga nkoranyambaga zanjye, ariko vuba aha ngaha ndimo ndabiteganya nzabifungura nibwo nzabitangaza nkababwira GTAF wenda nzagira kandi kanikiraho, ariko nta rubuga n'uru na rumwe mfite nkoresha n'uru na rumwe, yaba Instagram, yaba social media, yaba YouTube channel, yaba na byabindi ngo byo gupostinga no gukarenga niba no kugira gute, ibi byose nabyo mfite. Nyamuneka nimo nabari umugabo cy'igisambo kitazabatuburira. Murakoze cyane.